suje kandi wayikaze kuri Afrotel TV mu biganiro by'imyidagaduro gusa. Uwitwa Pamela Uwicyeza akaba madamu Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben arakubwira ati abagabo barasteresa. Pamela arakubwira ati abagabo barahinduka, ati mushakana yari umwana mwiza bikarangira ahindutse. Arongera kubwira ati abagabo hari igihe mugera mu rugo akagukubita kandi atarakubyaye, yemwe n'uwakubyaye atarigeze agukubita. Pamela arakubwira ati mu mpera z'uyu mwaka ntabwo byari byoroshye bitewe n'amashusho yagiye hanze agaragaza ubwambure bwiwe. Hari byinshi akunda, hari n'ibyo adakunda. Reka nze byose tubirebere hano, tuvuga ku makuru y'uwitwa Pamela, umugabo wa umugore wa The Ben. Ntabwo ari umugabo. Uwicyeza Pamela uzwi ku izina n'ubundi rya Uwicyeza Pamela, cyane cyane ushatse wavuga Pamela gusa. Iyo bivuze duhita twumva madamu Mugisha Benjamin wamaye ku izina rya The Ben. Abangaba bamenyanye mu mwaka w'2019 bishyira umwaka w'2020, ubwo Pamela yaramaze kumenyekana kuko yari yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ryaje kuba ritwarwa n'uwitwa Nimwiza Megan. Pamela uyu nguyu utaregukanye ikamba bitewe n'imiterere yiwe byatumye abantu bamukunda, yemwe nawe akaba intyoza mu kuvuga. Byatumye yigarurira imitima y'abantu benshi, byatumye hari ibintu byinshi avuga. Menya hari atarazi ibizamubaho, ntiyarazi uko bizagenda mu buzima buri imbere, cyane yuko bavuga ngo inzira ntibwira umugenzi. Uko byagenda kose hari ibyo dukora tutazi ingaruka bizagira, yemwe tutazi ko ejo bizagenda. Pamela ubwe n'akanwa kiwe yarivugiye ati abagabo ubwabo barasitasita, ati barasiteresa mu by'ukuri. Pamela arakubwira ati abagabo barahinduka. Hari igihe mushakana waramwizeye mugashakana ari umwana mwiza, akakwigiraho mwiza, akakwereka imico myiza, akagufata neza, ariko hari target ashaka. Rero ngo uyu nguyu iyo amaze kugeza mu rugo mumaze kubana atangira kugucapa inshyi, atangira kwiyereka uwo ari we, yemwe ngo ugatangira kwibaza uti ese uyu ni wa wundi twari tuziranye cyangwa se baminduriye bamundutse ari we. Ayo ni amagambo ya Pamela ku mugabo, ariko ibi byose akaba yarabivugaga mbere y'uko ashakana n'uwitwa Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben. Uwitwa Pamela arakubwira ati bibaye byiza nabyara sinshake. Pamela wahoze afite inzozi zo kutabana n'umugabo. Pamela yahoze yifuza yuko bibaye byiza yahura n'umusore maze bagapanga umushinga wo kubyara abana, yemwe Pamela akibana n'umugabo akibana, ariko ngo bakabyara abana bagera kuri 3, maze umugabo akajya amusura bagafata inshingano zo kurera abana. Umugabo agasura abana ndetse n'umugore we bababyaranye, ati ibyo byamuhesha amahoro kurenza ibindi ibyo ari byo byose. Ariko benshi baravuga ati ubu ni ubwana bukurimo, abandi bati sigaho rwose wivuga ayo magambo, ubwo ni ubwana bukurimo, cyane yuko byaje guhinduka bigahindukirira amaso ya buri wese. Pamela wajyaga akunda kuvuga yuko akunda uwo bita andiba umuntu. Pamela kandi yakomeje kuvuga yuko gushaka atari ibintu bya danje, si ibintu bya hatari. Aravuga ati ntago bindimo. Icyo gihe niko yavugaga. Ikindi yongeraho ngo nabaho n'imyaka igera ku 100 nta mugabo mfite,
oh my god, imyaka igera ku 100 nta mugabo mfite, niko yabyumvaga. Rero nuko yaje guhinduka mu mpera z'umwaka 2019 bishyira 2020, agahura na Kizigenza ariwe The Ben, umwami w'urukundo, maze akamwinjiramo, maze agatangira kumuhindura ya mitekerereze yose yiwe yari afite. Byaje gutangazwa mu buryo butandukanye, bivuga yuko abangaba bakundana bakabihakana, cyane yuko bari bahuriye muri Kenya maze bari gupanga business y'ibijyanye no gukora indirimbo, bikarangira uwitwa Pamela akundanye n'uwitwa The Ben. Bagiye babigaragaza basohokanye ku birwa bitandukanye, harimo nko ku kirwa cya Maldives, basohokanye Dubai n'ahandi hatandukanye. Aba kandi baje kuba basezerana mu mwaka wa 2022 mu buryo bw'amategeko, ndetse imbere y'Imana 2024 nabwo bakabirangiza. Uwo bita Pamela yakomozaga ku kuba umugabo yamukubita, akagira ati ankubise sinzi uko byagenda, agira ati rwose sinabasha no kuba nabivuga uko byagenda, usibye n'ibyo byo kuba yankubita, ahubwo nta n'uwo nashaka. Ati se namushaka byagenze bite? Ati oya, nta mugabo nashaka. Pamela wakomeje kuvuga yuko yashakaga abana, bikaza kurangira abanye na The Ben, kugeza kuri ubu ngubu akaba afite umwana umwe yabyaranye na The Ben, ubwo biteganyijwe yuko azabyara n'abandi. Pamela wahoze avuga yuko yifuje kumera nk'ababa female, nk'ababa bagore bigwanyeho batagira abagabo gusa bafite abana. Abo ngabo turasangamo barimo nka Shadibu, abitwa bari Yakuru, abitwa Banita Pendo n'abandi. Ngabo nibo bamwinspiraga, ngabo nibo yifuje kuba nkabo. Uyu waje guhura n'umugabo umurusha imyaka 10 yose, ariwe Mugisha Benjamin The Ben, bagahita bashakana. Uwitwa Pamela yaje kuba umubyeyi, ariko yaje guhura n'akaga gakomeye ubwo ahagana mu mwaka w'2025 indirimbo yitwa True Love yasohokaga, yari irimo The Ben umugabo we ndetse na Pamela ubwe. Ariko Pamela uko yadutiraga yambaye ubusa, byatangaje abantu, byavugishije imbaga nyamwinshi, bituma uwo bita Rutanga rw'amaboko amwihanangiriza, yemwe aramwataka bikomeye cyane. Aho byahukiye mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 warangiye, uwitwa Pamela nanone yongeye kugaragara mu mashusho ari kubyina muri Karabe. Ibyo twabigarutseho ndetse mwagiye mubibona hirya no hino hatandukanye. Ariko uwitwa Pamela, uwitwa Rutanga rw'amaboko yarongera amwihanangiriza amuga ati zibaho uwo gatsindwa we, kirazira mu muco nyarwanda, nta mugore wo gushyira umukondo ku karubanda, nta mubyeyi wo kwanika inda n'umukondo ku gasozi, kandi ari wo pfundo ry'igitereko cy'ubuzima utazima, n'urureri urera abana, ugenwe akagenda ariko akajyana n'ubugingo bwa nyina. Sigaho rero n'andi magambo menshi cyane byatumye uwo bita Pamela aceceka, nyagira icyo arenzaho. Yemwe byavugaga yuko uno mugabo cyangwa uyu musore babyinanaga yari uwo mu muryango, ariko ntibivugweho rumwe hano ku imihanda ya Kigali. Ngayo nguko Pamela n'uwo nguwo naho bigeze uyu munsi wa none. Ariko umugabo we The Ben Mugisha Benjamin ntabwo yigeze agira icyo ashaka kubivugaho, kubera ko we yari cecekeye, kubera ko we nigeze ashaka kubigarukaho. Amakuru y'imyidagaduro kuri Afro10 TV ndetse mugezwaho na Hilo Willis, nakagaruka reka ngubwe ni Asravi.